ako kanya yahise itakazamo abasirikare 14 b'abakomando, hanyuma harimo n'uwitwa Majoro Lazeri Nyembo. Aka gasozi rero kose M23 ejo ho mbirukira yari yakagose. Babonye abanzi bawe bicaranye bikusanyije ko yangu uzajye kubirukankaho ntaho kazirenze iyo ngiye, ariko ntago ari u Rwanda kuko ntiwabihamye. Operation yabereye mu Burundi, ni mu kibira cyo mu Burundi. Reka nze nkubwire, kenshi na kenshi imikorere y'ibisirikare by'ikinyamwuga, ahubwo amakuru mfite nuko bamaze kugera mu ijana baguye ariko mu ijana nuvuga ngo ni babandi batoya. Abavugwa n'abatoya, abakoroneri nabo he, abakurutu n'abatoya nyine, abasirikare batoya muri babandi nizo mbonera kuri. Ariko nk'abakoroneri baburi burenge ntawe uzi yo bagiye, bashobora kuba baratwawe n'abo bantu babateye. Ngo ni operation iri mu rujijo yakozwe n'abantu batazwi, ariko iri mu rujijo kugeza ubwo ngo muri defense z'aba bantu bose bo bagiye kubona babona gusa ishoke kugeraho, imuhoro kugeraho, icyuma. Nta vuga ngo abantu baribaza abantu ni gute abantu barenga 80 bakagenda bagapfa nta uzi. Abantu babanaga natwe, abantu bari muri twebwe, nivuga ngo ndiho kintu abantu bari kwibaza. Ikindi M23 ikaba izenguruka yarazengurutse ahantu bita Kinyana werekeza Rukweti Karembe ku muhanda ujya Warikara. Aho se M23 ubwo ni mu mirwano yabaye muri aya masaha turi mu kiganiro. M23 ngo yakoze operation ahantu bita ahitwa kwa Karake. Urahazi? Ariko Karake ni muri Masisi, ariko n'ubwo haracyarimo operation zayo kuva mu gitondo. Ubwo izo operation turaza kumenya ibihugu Tanzania, Uburundi, Malawi barimo banegosia na M23 ngo ibahe imfungwa zabo. Niyo mpamvu byanavuze ko hari imfungwa zakuye Cyanzu. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe, ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast. The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikawa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro ikimeza cyo kuri uyu wa mbere itariki zingahe Olivier? Tariki 22 ukwezi aho bisigaye bingora ukwa 9 rya no ukwa 9 niko turimo. Bisigaye bagirwa amatariki itariki 23 z'ukwezi kwa 9 kwa 23 Nzeri 2024. So tukaba rero tuje mu ikiganiro cyari ikiganiro ariko kirimo n'amakuru. Ikiganiro cy'amakuru kikamo update, kikamo ubusesenguzi, akamo gushyiramo za opinion uko tubyumva. Aho dushobora gufata 9 rikaba 6 ikaba 9. Nuvuga ngo ucuritse 6 iba 9. Wayicurukura ikaba 6 kandi wafata 9 naryo waricurika ikaba 9. Siko bimeze? Ko bimeze. Yego. Ndakwakiriye. Bakoze cyane. Hanyuma makuru turaza kurebera hamwe by'umwihariko
turi mu gahenge k'imirwano ariko nabwo hari operasiyo ziremereye ahubwo nta gahenge gaharerega agahenge sindavuga kuri ngo amakuru mu ntuza mu bitangazamakuru amakuru yarabuze ariko nibwo hari kuba imirwano ikaze harimo kubera kuko batavuga se ngiye nibaza operasiyo Thunderbolt urayizi ntago nyizi Thunderbolt y'abanyayisiraheli baza kuri Entebbe Redon Entebbe iyo ndayizi ni operasiyo nk'izi ziri gukora bucece impande zose zisa n'izicecekeye ndavuga ngo ahubwo nibwo hari imirwano ikaze hari operasiyo M23 turi gukora zidasanzwe noneho uvuga ati izi operasiyo ku buryo mu bice bya Bweramana ahantu bita za Kinyana ahantu bita Ndumba nukuri barashize tujye tuyogarukaho turebe aho M23 yahitanye abahibu 14 barimo no majoro baba muri batayo ni batayo hibu yitwa 125 turaza kureba kandi no kuri operasiyo yabaye ejo mu kibira aba komando kabuhariwe batazwi bavuye bakosoye ari ubwo CFDLR n'imbonerakure n'ingabo z'u Burundi baravanze bitegura kuza gutera u Rwanda harimo FRN harimo nta uzi icyo bakoma gukora ntago bari bitegura CFDLR hari liberation y'u Burundi ibirimo bashaka baragiye kuba mu giseke cy'u Burundi Barundi se uko bivuze ngo bari biteguye gutera u Rwanda ubwo kere kuvuze muri analyse yawe uvuze ati ngiye mbona bari bagiye gutera u Rwanda nawe byari birimo ariko kuvuga ngo nebero rwaciye inyuma rubu mu bakomando bo ku rwego rwo hejuru b'u Rwanda bakareba babakosoreye mu ntuza nk'uko Israel yabigenjeje ku ntuza kuri ya ntambara ya Israel n'Abarabu y'iminsi 6 bako ku kigo cy'indege cya Cairo baba turikirije indege zigiye kurangiza abanyayisiraheli bazenzwe ikibuga kimwe iyo turayigarukaho turaza no kureba kandi kuri uko umujyi wa Goma byifashe turaza no kujya muri Rubero ikindi uko hari umudepite wo muri akorewe umudepite ahubwo yayoboza ari ngo notable ntago ari umudepite notable ni nk'aba bacteur muri societe civile abari nk'umuyobozi cyangwa se abantu bavuga ari kijyana ba PSF ngabo yashaka ko n'umuyobozi mu nzego za leta zo hasi mu nzego z'ibanze yarashimuswe umugabo yaburi burengero kuva ku munsi w'ejo umugabo witwa Aime Mukandambusa uyu rero akaba buri burengero so Olivier dushobora guhera kuri bikeka ko yabaragiye he turabigarukaho tubigezeho reka tujye kuri operasiyo muri Kibira ese ubundi wowe inshuti ibyo byose we nambanze nsubira inyuma Angola bimaje kwanga kuri kote ya Kongo basabaye nk'abashwana uko inzego ziperereza ampolisi noneho zikorana na Kisegede direct ntiziyumvisha uburyo ministry ububanyi n'amahanga yaje byose agenda byose akayikubita hasi si wowe nyine kubisa hasi se ariko no mu politisi ndase kuba ari we muyobozi wa diplomasi bibaza ko kandi ubwo noneho umve ya mibare yagiye afite nanone indi diplomasi ihagarara Kiseke afata ibyemezo bya boss bya chef kandi boss ari wohereje nanone za nzego ziperereza ibyo ntacyo bivuze muri politike birashoboka ibyo birashoboka rwose ubwo mu Kiseke afite double carte muri ibi bintu amakarita menshi ushaka gusanga ibyo Madame Therese Wagner aribyo byari byemeye ibyo inzego zipereza zirimo kabyemeye akafite urya abajera bombi yego hanyuma operasiyo waruhereyeho Kibira iyi operasiyo imaze iminsi babiri avuga ko n'ubu gikomeje ntabwo irarangira ngo aba bantu baracyakomeje kugwirwaho n'isi ejo ngira mu kiganiro nakoranye na mugenzi wa David twavuga ko ari operasiyo itazwi ariko tukavuga ko bishobora ko basubiranyemo nubwo twari dufite amakuru yuko byagenze ariko twe twavuga ko bashobora kuba gusubiranamo nk'uwa munara w'Ibabeli ukizwi cyo nuko muri operasiyo uri ni bangahe ko numvaga ngo ni 80 bararenga 80 bararenga ahubwo amakuru mfite nuko bamaze kugera mu ijana baguye ariko mu ijana nuvuga ngo ni babandi batoya abavugwa n'abatoya abakoroneri nabo he abakurutu n'abatoya nyine abasirikare batoya muri babandi nizo mbonerakure ariko nk'abakoroneri baburi burengero nta uzi iyo bagiye bashobora kuba baratwawe n'abo bantu babateye bivuga ko ari abantu ngo babateye ukabasanga muri defense zabo zo mu Burundi nta uzi niba igisigaye cy'u Burundi ntigeze yemeza cyangwa yakane amakuru cyakora hari amakuru yemeza ko ari imirambo y'abasirikare kuri ubu iri mu bitaro bya gisirikare abishwe ngo barimo abo mu ngabo za leta y'u Burundi FDNB barwanya umunyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda abo mu mbonerakure ndetse
n'abandi ubwo n'ibya CNRD FRN n'iki byose twari tumaze iminsi tubivuga hano ariko kuri aya meza ariko ntabwo twavugaga iyi operation bono twavugaga iyo mikoranire yo kwishyira hamwe nuko mikoranire iri kubakwa hagati y'ingabo z'u Burundi biri kuriwe na leta y'u Burundi gushyira hamwe abantu bose iyi mitwe yose yirwanya. Twavugaga ko Burundi buri creating a base militaire muri Sud Kivu. Cyo kintu twavugaga ndibaza ko iki kibira cyo twigeze kukigarukaho cyari ku bundi bizwi byo nuko bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bari bitorezaga mu gihe cyashize mu Burundi barimo FRN irimo Jevan deja abayo Jevan yaba Jeva ubu yagiye Bukavu ahubwo hari abantu muri FRN babayo mu Burundi ngo Jeva ni cyekari ari wari kuri ibikorwa bya gisirikare bya wa mutwe Sankara avugiraga FRN bamwe bazwi mu ishyamba rya Nyungwe ndetse we detail noko ntari kuzibona ariko yari mu ishyamba rya Nyungwe navuzwe ubwo ne FRN Jeva yuvuze FRN Jeva utamumve FRN ariko yari amaze iminsi afitanye ibibazo na General Hamada bivuga ko Barundi uburyo babashe kubahuza bakaba ngo bameranye neza so igihari nuko uyu Jeva Hamada ashobora asubiye bagiye muri Bukavu muri Kongo ndabona ntari kubona neza ariko nibaza ku munsi w'ejo nabigarutseho aba bantu ba FRN hari abavuga ko mu kibira operation yari abaguyeyo barimo aba FDLR barimo FRN barimo ingabo z'u Burundi imbonerakure hari n'abavuga ati n'intera hamwe bazishyiraho ariko ubwo ntubazitandukana na FDLR so ngo icyabe hari urupfu bapfuyemo abantu ngo bahugana n'abahuza batira ati ni ingwe zishobora kuba zarabariye n'abantu batagaragara bamwe bati ni inkuba nyine nuvuga ngo uyu munsi none mu Burundi baribaza niki cyabaye hano nose nta bantu babonye abagabaho ibitero ndacyakubwira Olivier nuvuga ngo ni operation iri mu rujijo yakozwe n'abantu batazwi ariko iri mu rujijo kugeza ubwo ngo muri defense z'aba bantu bose bo bagiye kubona babona gusa ishoke kugeraho imuhoro kugeraho icyuma nta nuvuga ngo abantu baribaza abantu ni gute abantu barenga 80 bakagenda bagapfa nta uzi abantu babanaga natwe abantu bari muri twebwe nivuga ngo niyo kintu abantu bari kwibaza nose nta masaso yavuze ni silence operation ni commando operation nta byo kuvuga ngo guki ngo namasa ntago ari intambara y'amasaso no ni operation y'icyuma yishoka n'imbunda za siransi cyane so nicyo kintu cyabayo bikaba bivuga rero ko abantu bapere benshi ikindi ngo aba bantu bateye hariya ahantu muri kibira urumva ubwo bavuga imibare bavugwa ni y'abasirikare batoye abakuru ntawe uzi iyo bajyanywe nta n'uzi iyo berekeje niba baraburiwe irengero bakagenda niba barabashimusa baje gutera hariya ntawe uzi uko byagenze ikindi ibikoresho byabo nabyo ntago babisize urumva ntago bagusigira laptop ntibagusigira ibyombo batwara ntibajya kwikorera ibitwaro biya biravunana bako utwara nka laptop irimo porogaramu nyinshi telefone ibintu nk'ibyo n'abazikoresha ntubasiga so urumva rero ubwo cyasho ko nabatwawe bunyago cyane harimo nabatwawe so amakuru je narifite nuko ngo abatwawe ntibabarwa muri abo tuvuga twe turavuga abantu bapfuye bagaragaye babasanze bicaye babakoreye byose ko ndumva ari ibintu bigoranye kubisorona miki ntabwo iyo operation ushobora kuyumva hari n'abahoze bavuga bakarinda basohoka nta muntu bimenye kuko hari abarokotse ntabwo ikigo cyose baragifunze se uribuka ko hari indi operation igeze kuba muri za Mabayi nayo n'ubu wari ugemuye ibyo kurya atahavuye Shauri vene hatari nakuraye abantu bajya bihangana nago mba kuseka hari ibintu umva kuri izo kumirwa pe ukumva kwibaza ukuntu abantu bapfa gutyo so ikindi nandi makuru mfite Olivier nuko no muri Fizi iyi operation ishobora kuba yagize gute operation zikora zirya n'ubundi iyi nge nayibaye nyuma y'indi nkingi yo kubohoza umuntu uza wa mugore w'umunyakinyari wari warafatiwe muharani binza mu byo cero twaye imodoka irimo essence
So, rero iyo operasiyo biravuga ko ishobora kuba ngo no mu bantu muri Fizi n'aba FRN n'aba FDL bari muri Fizi n'ahandi muri icyo gice ngo nabo bashobora kuba bagezweho n'iyo operasiyo nabo ku giti cyabo bagezweho. Ukabona rero ko ikintu ushobora kwibaza kuki operasiyo iri kujya ahantu, kuki yagiye ku bantu bateranye bashaka gutera u Rwanda. Buriya urabizi babonye abanzi bawe bicaranye bikusanyije kugira ngo uzajye kubirukankaho ntaho kazirenze iyo ngiyo, ariko ntabwo ari u Rwanda kuko ntiwabihamya. Operasiyo yabereye mu Burundi, ni mu kibira cyo mu Burundi. Reka nze nkubwire, kenshi na kenshi imikorere y'ibisirikare by'ikinyamwuga byanashobora ko yaba ari u Rwanda kubera yuko igisirikare cy'ikinyamwuga hasi ubuye ngo nimba no kwitegura gutera u Rwanda, yo ngo u Rwanda uzicara bati mwikusanye nimumara kugira imbaraga muzaze. Ntabwo ubundi bukwiye no kubategeza ahubwo nuko barisugajije bakageza aho bageze ahangaha wanabyibaza Olivier. Ushobora kwibaza uti abantu bareteranyije umutwe uriteranyije bagiye gukora n'abanzi b'u Rwanda bageze aho bakora training wing bazikoreye cyane kandi bashaka gukora ibitero biremereye kugira nabo abanyarwanda. Nose abanyarwanda bari kwicara bagategereza ati turategereje abantu bazaze. Ariko ngo urugero operasiyo yandi yazanye ba Major Mudathiro urayibuka ya P5 ntibavuze ngo ni hibu, bavuga ko ari hibu ariko ntabwo ari hibu. Yarizwe ibyo nuko ni operasiyo yakozwe n'ingabo z'u Rwanda, ariko za Kongo zibizi yakozwe na Special Force y'u Rwanda kuko ari ibyo ngibyo abantu bashobora kwibaza uburyo hibu y'uyu munsi idashobora gushobora mu Benetro. Nabyo nibyo bakwibaza, ariko bavuga ko ari hibu ngo yagiye kurasa FDLR, ariko kwibaza na mudacumura ngo ni hibu rwose ndiba ko njike kayiko niyo wanyihereye intuza raporo ya mudacumura naramubugije ndamukontakta ari winyihera mbwira ko force za FARDC arizo za murashe. Ariko bizwi ibyo nuko FARDC tigeze igira ubushobozi bwo kuba yagira gute yashobora FDLR. Ariko ngo urugero biterwa n'ikimiki kugira ngo FARDC irushwe imbaraga na wazarendo. Uko FARDC iri désorganisé. Ngo nta esprit yo kurwana nta iri mu gihe. Na désorganisé ni igisirikare kiraho kije kuba umuntu ajya kwikosa akaba umusirikare, ubwo hari n'abatanga amafaranga kujyana mu gisirikare. Kandi Makengare yavuze ko nabo ubwa imishahara yabo hemberwa abandi bantu. Nose igisirikare cya Kongo tuwe abasirikare bavuyemo nk'abo muri M23 ntago bigeze avanwa ku rutonde. Makengare yavuze imishahara yabo birasohoka kandi hembwa abandi. Hatari n'uwo twari turi kumwe hano wari majoro ngo ni koroneri, ariko hari undi witwa iryo zina uyahembwa nka koroneri. Yarabivuze cya kiganiro. Urumva Kongo ubwayo ibura leadership ikintu kuba hari désorganisation, kuba abantu batari organisation cyangwa batari organized. Kandi ikindi nabo twabonye Kongo ntaga ari space twahuriyemo, twavuze yuko ntago Kongo ari space ari igice nako wakwiteguramo ngo utegure ibitero bikomeye bishobora kuzagira ingaruka ku gihugu kiri organize cyane gusangayo. Ntabwo bishoboka cyane gusanga rwose bitewe n'imiterere yayo. So ubona rero ko Kongo yaratubeshye. So ikindi abantu ngo bagezwe n'iyo operasiyo ngo baribaza byagenze gute, n'ubu bamwe mu barokotse ntibaramenya aho abantu baciye baje gutera izi defense zabo. Nyine nibi nk'ibyo ndi kukubwira byabaye kuri uriya mugore w'umunyakenya wari utwaye ikamyo ya essence. Aba FDL baramutega baramufata, birangira M23 itwaye abo FDL bamujyanye nta sasu rivuze, itwaramo n'abane ibafashwe. Yatwaye mateko n'imbunda 17 babambuye, naho umugore mutwari muzima nta sasu rivuze. Nibyo wabyibaza. Ese kurwana ngo bageze ngo ni ibisasu bikomeye biremereye cyane. Wapi hari operasiyo nose ko wari wakunze kuvugaho operasiyo zo muri Sake. Sake ho ni ugeze umva n'abandi bane ngo habaye imirwano hari ubize nose byavuyemo byavuze kuraho yuko nubwo bitavuzwe ko hari abazungu bafashwe bajyanywe M23 yatwaye. Byavuze byavanywe se ko ari abasirikare bantuza
ba sadeke bafashwe b'abanyamarawi n'abantuza n'abo muri Afurika y'Epfo ejo turi kubona sibona bwa bameki ntabwo sadeke nkibona mu bantu bari kwagitingamo hano ahubwo irimo yabeshya FARDC ngo yitoza nka South Africa ngo irimo yatoza FARDC kwimara ubwoba kubamara ubwoba singa wenda wazarendo babeshyeshyura umugi kajya kurwana ariko wazarendo ariko ntabwo kijya muri Sake buriya ngo muri Sake habayo snipers badanje ku buryo bakubwira bati ebana wazarendo bwati hari umusniper ararasa nta ugi bya bindi byo kuvuga ngo barajya imbere muri Sake bakidegembya ugiyeyo ntahagaruka barahamya barahamya bati ngo ashobora no kuba ari kugenda gutya umuntu akamurasa ntabyumve ntabwo ngumenye saso riturutse bituma rero abazarendo n'aba FARDC bose bajyagamo nta n'umwe ukigira gute ukikora ibyo yikora so Olivier rero operation mu kibira yanavugwa kandi amakuru adushyikira avuga ko iyo operation itari yanarangira nubundi muri iryo shyamba ngo ibi operation zacyakoma eske Burundi ntabwo bugira ingabo zirenze imipaka ubwo se zirinze imipaka ukeka ko izo ngabo zaturutse mu wundi mupaka ivyo nabyo ntabwo ushaka kubimenya nibizi ingabo zaravuye mu wundi mupaka cyangwa zaravuye imbere ahubwo se vuge tu Burundi ingabo zabwo niyo bivuga ko iyi operation ikomeje ingabo zabyo ubwazo zaba zarabimenye oya none se ni gute umuntu yinjira agakora operation nk'iyo kongera agasohoka akagenda ubuhanga bukomeye bw'ababikoze bikabamo n'intege nkeya z'abateguraga iyo myitozo n'ibyo bari barimo ariko hari n'isomo iyo operation gusa mekimbwira isomo wumva mushobora kuba ryarahawe abo biteguraga isomo sugo bavuga niri isomo ryo ni kawaida nibisanzwe nubundi ujya gutegura intamba cyangwa ujya kujya mu gisirikare cyangwa mu nyeshyamba uzi ko hari ibigutegereje ariko iri gutegura urugamba bakagukubitira mu myitozo noneho nyine ubukubiswe nabi kuko nk'aba ngaba aba FRR nabo bafatanyije bose barari kumwe bose barari kumwe ubibona ko bahuye n'uruva gusenya kuba bari hariya none se bari kwitegura bibaye ari nkuko ukubiswe n'uwo witegura kuzajya gutera akaruguhondera aho ngaho hari ikizere waba ufite yuko nubundi wazagera icyo shimaho ubundi Olivier nkwibarize ikibazo kimwe ubundi abantu ko bitegura gutera u Rwanda ubundi bwo bazarushobore ubundi abarundi perezida w'Urundi ari muri bya bintu byerekeranye n'imyumvire twaribuze muri ya space twakoze ejo bundi harimo imyumvire ya kera yo gushaka kwerekana kumubiriza ubwoko n'ubu abantu bakomoka muri iyi gice ati hariya naba nabanza tugomba guhanagura ariko bishobora bitazasubira so ngewe icyo nabivugaho nuko abagabo bose bari mu kibira bamaze iminsi bizwi ko bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse ni kenshi byanavuzwe rwose hari kigendayo n'abandi baracyanajya bakenereza gusa harashize iminsi barabahakuye amakuru narifite nuko nko ku mupaka wa Cibitoke n'ahandi bari barahabakuye igihe twajyaga tuvuga tuti bari kwitegura bari hariya baje kubakuraho babajyana ahandi bamwe ngo bajya no muri Kongo bagiye muri zino base militaire barimo bakora so abandi rero bari bakiri hariya ushobora kwibaza uti rero kuba biteguraga urugamba wo gutera u Rwanda ushaka kwibaza ubundi u Rwanda rwo rufite uburyo bwo gusinzira ku buryo rutajya gushaka abantu mbere kandi ese rwabikora gute rwabishobora gute ibyo nabyo ushobora kubyibaza nk'igihugu kizwi ko gifite ingabo za kabuhariwe barimo n'abari kuvuga bati nyamara n'abazungu batujemo bakuvuga bati nta wundi muntu wakora ibi ngibi nuvuga ngo iyi operation bitewe n'uburyo yakozwe ubuhanga bwayo uburyo kuko iyo tuvuze ngo success ya operation nuko yasenye defense n'abari bari muri iyo defense bose abigenderamo ibyo bikwereka rero ko iyo operation ishobora no gukorwa mushobora kugenda mukinjirayo mwambaye impuzankano z'abarundi mwambayemo n'amapeti mukaza muje no mu kazi gasanzwe mukinjiramo mukabavura yanga gusa tuzajya tubimenya buhoro buhoro ariko ikizwi cyo nzi cyo namaze kumenya nuko ba bantu twavuga ku munsi w'ejo bagera muri 80 bo barenga wese nimba ibitaro byuzemo hari nari kugenda uvuga ngo hari abatwawe bakiri bazima urwo ko akunda abantu bahunga akakwirukankana ariko
abenshi nk'abasirikare bato bato benshi bo bagumye hariya. Urumva rero nk'abasirikare bakuru benshi bamwe barango baburiwe n'irengero, harimo ababuriwe irengero, ubwo baratwawe, ariko baratwawe nyine, abantu barabatwaye. So rero urumva rero ngo byateje ubwoba bwinshi cyane muri kiriya gice mu Burundi, biteza ubwoba muri Imbonerakure zabaga hari hafi, biteza ubwoba muri FRN na FDL ndetse n'aba bose bafatanyije, ku buryo bose ariko ati umuntu wakoze ibi bintu twese aradushaka. So urumva rero bibaye ari nk'u Rwanda rwaba rwabakoze pe. Ariko ukibaza abo bantu baricara kumva ko leta y'u Rwanda, ingabo za RDF uburyo ziyubatse, abantu bameze nka kuriya baza bakaza guhirika. Yego wenda byarashobokaga kera ikoranabuhanga ritaraza, hakiri uburyo bwo kurwana bwa kinyeshyamba. Ubu ngubu ikoranabuhanga rihari rirarenze kabisa, rishobora kumenya, umuntu ashobora kumenya aho uri, ibyo uri gukora byose, akaba yanabona n'amavideo n'inama bakora. Wibeshye ugakora inama mukoherezanya na email byonyine, murafatwa byose bibagira abantu. Operasiyo yazanye Rusesabagina niho yibonye se, iriya Rusesabagina yo ni hatari, ni special bategura, namubonye ahubwo nibagiwe. Twabihuza gute abangaba bari barimo bitegura Rusesabagina yagarutse ku Rwanda ku mpuzamahanga? Ibyo twabikozeho bwiza Olivier, sinzi niba utarabikurikiye, ariko twavuga ko Rusesabagina agomba kuyobora izi force zose ndetse n'imitwe ya politiki ya opposition. Ikiganiro cya bwiza cyatambutse kuwa gatanu, ndetse kuwa gatandatu Rusesabagina akora nuza press conference. So rero urumva rero birahuye, nta n'urwana bitandukanye. So biri kuba nunareba neza urareba usange Kongo irimo irazana abantu ba muri politiki. Mbese Kongo urebye irimo irubaka icyo bita political wing. Yagiye no gusaba abahoze ari abayobozi Imana bisaziye, utaba ko biteguye no kuza kugira icyo bakora. Nuvuga ngo Kongo irimo irubaka urwego rw'abanyepolitike, urimo irubaka politike y'abitwa opposition y'u Rwanda. Irimo irubaka nyine urwego rwa politike, ikanubaka urwego rw'igisirikare. Urumva bafite aho bahurira muri za Sud Kivu, bari no guhurira mu Burundi. So irumva ibyo byose rero bigaragara ko u Rwanda rufite menace iteye ubwoba, ziva kuri ku mitwe yitwaje ibirwanisho ndetse n'abanyepolitike n'abantu bashaka guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Olivier, hanyuma niyeskiza musibaho mu itangazamakuru se, kwiyeskiza mudutangira ikiganiro navuze tariki 22. Siko nana gukose mvuga 23. Hanyuma nigoma, ariko hari undi muntu nawo wabuze. Twarangiza se aho ngaho Olivier, naho twagera aho ngaho. Hanyuma tukiri kuri ibyo ngibyo rero by'i Burundi, hari ugeze kumbwiraho gato ko bigikomeje noneho muri Fizi. So biravuga ko muri Fizi naho abantu bamwe bari hamwe muri training wing, cyangwa se muri India kabiri, cyangwa bitawe na Kahuzi Biega n'izindi. Ese urabona ubundi Kahuzi Biega yihari? Urabona izo zose zihari mu bigaragara, ubona ko ariko hari hamaze ku mbaraga z'abarundi baramaje kunyagiza abasirikare benshi muri Sud Kivu. N'ubu barimo baranabazana muri Minova. Bamaje kunyagizayo batayo nyinshi. Hanyuma wongereho n'ukwizera yuko kwa kundi Kongo iyi nta gisirikare gira ngo witewe gutera u Rwanda rukarwagusanga, abarundi baratume n'abasirikare benshi, none hano muri Kongo dutegura ibyacu, dutegura abantu tubategura muri Kongo. Ariko nawe uti simvuze ko ari u Rwanda, ariko wenda muri ibyo bice bahondaguwe naho. So biravuga ko muri Fizi naho bishoboka kuba byabaho cyangwa se bitameze neza. Umuntu araza kugenda amenya amakuru uko iminsi ishira, ariko mu bigaragara abantu ubona ko bafite aho bahuriye n'igisirikare cy'u Burundi, barimo cyangwa bafite aho bahuriye na iza FDL ndetse na FRN, ntago bamerewe neza mu byo barimo muri Kongo cyangwa se no mu Burundi. So urumva rero ko bafite umuntu uri kubagenda bamere nabi, gusa ngo nta na kimwe bigeze bakora kuba bateye. Ntibazi n'uwabikoze uwo ari we, nta n'uwo babonye. Ni robo, ni drone yaje ikaraga ibyuma, ni iki bigaragara ko bakiri inyuma mu ikoranabuhanga, ariko ngo itabasha gukontorora ibintu niko bigenda. Kandi abarundi ndabazi, nabayeyo ndababona. Ntabwo ibi tuvuga
byaho bigeze wonye ko bazenga bagifite abaparakomando bamanuka mu mitaka ariko muri monde turimo iki ngiki bara wabarekura ntibabamenera mu kirere abaparakomando uretse abaparakomando ajya ku rugamba ntaye ntumbaze barabazaye noneho umwe murenza stade barinde yagwa mu bihuru ntago bibonye ibyo byo ariko nibisanzwe bibaho ibyo nibisanzwe bibaho aho gucyo nibaza umuparakomando undi yamara iki cyane ni ambiance biriye bonge sinzi wenda hari aho byabagaho ariko naho biriye ukamanuka ugiye mu rugamba ukamanuka mu mutaka ubwo se genda byoroshya kutransporta indege kurekura abasirikare bakabarekura bakamanuka mu mitaka bakaza bakagwa nkangaha bazajya kurwana iyo hirya ariko none ukibaza byakorwaga kera mu bisirikare hatarazamo ikoranabuhanga ryinshi nose ngubu ubarekuriye hano ugasanga babakubitiyemo ambushi bakabamenera mu kirere barimo kuko uri hejuru ntiyamanuka arwana abamanutse karye barasira hejuru mu kirere mbona ahubwo bimeze nk'intuza nk'imyitozo y'ikirere gusa kumetereza kumanuka mu kirere ko nabonye ngo n'ibihugu by'iburayi n'abaturage babigira biriya nabo bashobora kumanuka mu mitaka bajya no ku misozi miremire irimo reprene agasimbuka n'umutaka akamanuka n'indege barazuriramo bagereje bakamanuka n'intuza ntabwo mbona ko wenda hari icyo byamara ko nuvuga ngo muvandimwe uzatinye igisirikare cy'u Rwanda so kibona mu karasisi gusa harandi abantu ukibona ariko iyo kigeze muri za operasiyo none se Kongo irazana ibikoresho bya gisirikare ku kigo cy'indege ngo ni operasiyo zigiye gukomeza ubu ngubu tugiye kwivuna umwanzi intwaro bakazekana n'indege n'icyo byose bazanye gusa ariko numvise no mu Rwanda ngo ngo indege aho zizenguruka niba ari bukubeshya indege ngo iyahatari cyane u Rwanda rwaguze rwarimo ruyizengurutsa ngo za Kabagana barayibonye na Zandera aho yari nimero y'indege bavuga ni indege cyo nava kuri ibintu biri mekanike ntago indege ntago ishobora kuba yaragisenga ngo yibike ngo urayihishe hari igihe bisaba ko ikora akamuvoma bitari ibyo yazakwama ni nk'imodoka rega nayo ni ibintu ifite ya manje mekanike ngo nayo ubwayo bisa kwicana nimba ariko butari imipanga igakubita ukaba wanayizamura gatonya ushobora no kwicana iminota nka 30 ikaka ni kibuye n'igifaro ntago ikivaro kibika nuko mu bigo wena ibigo biba bifaru ndakeka nta bifaru wabona mu mujyi se mu bigo byo mu cyaro se buri cyo kigomba kuza kikazengurukamo buri munsi bibara bizenguruka mu kigo to kikazengurukamo nabonye umunyamakuru witwa Jackie Ndaruramuzi ntago muzi yabaga kwa Katumbi yaje avuga ngo yafungiye kuri anereza ko yafunzwe ngo yafashwe ku ngufu ngo ntabasha kwicara neza kandi Jackie Ndaruramuzi muri wundi umwe musigo kuri Digital Congo mu gihe cya Vodacom Superstar de Azade Medisi azana Innocent Barome ari wari musi muri iriya competition ya Vodacom yafashwe ku ngufu rero nawe niko yatanze ubuhamye uyu munsi hanyuma ejo nabonye nanone mu tuduko dutandukanye noza uyu Minisitiri Constant Mutamba yerekuye imbohe ariko ni indembe urumva ni indembe n'abantu ntabwo ngo ni impuhwe nyinshi n'abantu bari bagiye kugwa muri gereza meki yerekuye abantu banyakwipira n'abantu benda kugwa muri gereza kuvuga ngo rero ngo n'abantu ngo yakoze igikorwa kidasanzwe ariko no gufungwa n'igikorwa kidasanzwe none se ubundi bavuga n'abantu bose abantu nubwo ari indembe urumva n'abantu birukanse bameze nk'ibirara mu mujyi. Yes Olivier urumva rero uko byagenze ibyo operasiyo turakomeza tunayikurikirane turebe uko bikomeje kugenda gusa ngo ntago Uburundi bukomeje koroherwa n'iyo operasiyo bwayo bwagiye mu rujijo kubera iki kibazo cyabaye hariya mu kibira ndetse abarundi nabo bakomeje kuvuga byinshi abantu bamwe baravuga ati n'u Rwanda rwayikoze abandi batari ko abarundi bashaka gutera u Rwanda ibyo nabyo bashatse ko bakore mu 23 nyuma yo kubasura mu Nyakenya bavuze ngo ntabwo mu 23 y'u Rwanda uri ingabo z'u Rwanda bavuga nti hose sonda abarundi baziriki sinzi baziriki kiki abarundi konze ko bamaje kugwa muri intambara nyinshi ndetse ntibari mu mirwano ni leta ibamo ariko basirikare ntibamo ni nk'inzira noze leta ibamo leta ninde hari watayoka leta n'umuturage cyangwa umusirikare hari agatsiko kaba kari ku butegetsi niko leta
leta n'umuturage bizo ni siyasa zitabaho nakeka mbe perezida yari kohereza abana be kwiga mu mashuri ntabayoboye ko Mineduc ihari minisiteri hari ngo azamure abana be bahiga rero ni ibintu bya siyasa byo kuvuga ko n'abaturage ari leta ariko leta ni abantu baba bari ku butegetsi. Ikintu nakubwira cyo nuko M23 ngo ikomeje nayo gukora operation ziri silence operation mu gihe twari turi mu kibira havugwa operation ziri silence operation zicecetse kandi ziri gutwara abantu ndetse zigasiga n'ikintu mu bantu. Ejo ku munsi w'ejo M23 yakoze operation zikaze aho rwose byaje gukora ku bantu benshi ni operation yabaye ejo ndetse ikagwamo n'abasirikare ba FARDC bagera ku ba 14 b'abahibu n'ubanga abasirikare b'abakomando 18 bari benshi cyane Olivier 14 b'abahibu. So ni imirwano ikaze yari yumvikanye ahantu kanzo ariko kamere kuby'imirwano imirwano ikaze yumvikanye ahantu mu gitondo cyejo ahantu muri centre ya Kinyana kuri paruwasi aho ingabo za M23 zateye mu gitondo ibirindiro bya FARDC ndetse na Wazalendo. Muri gitondo nyine hari nka saa 11 aho Wazalendo Nyatura 24 bafatiwe mu gishanga ahitwa ku Musingi. Abataye muri yombi babaye bafashwe amatekwa. Hanyuma kandi amakuru akavuga ko imirwano yari imeze nabi ahantu harimo hanumvikana n'ibisasu byinshi cyane ibisasu binini ngo bya M23 muri direction ya Rukwete niho nabwo M23 aterega ibisasu. Ikindi kandi ku munsi w'ejo nabwo M23 hano biti Kinyana ubwo already M23 amaze kuyifata kuko bari ahantu bita Kirimbiro ni mu misozi hamwe na major wenda imeta ntago ngomba kumuvuga ariko naho bari sibyo Rwarinda agari Rwarinda. Hanyuma ikindi cyabaye muri no ku munsi w'ejo silence cyangwa se silence operation zabaye ku munsi w'ejo zo navuga ko zanasize hari umubabaro cyane ku bari ku ruhande rwa FARDC ibyo twabati baravuga agahenge ariko abandi bo bakomeje imirwano ariko M23 ntigize gute ntiri mu gahenge ntago iri mu gahenge. Ikindi kihari nuko kanze nkurebera akantu kuko mba nabyanditse bafite amakuru menshi cyane manyagiye nakira bigatuma ngira ibintu byinshi. Yes, muri ku musozi wa Ndumba habaye operation yahitanye abantu abahibu 14 harimo major witwa hari umukapitene ejo wapfuye muri operation izi operation zikaza uvuga ngo M23 gukora operation iki gice cya Bweramana irajya hakora operation ahantu bita Bitonga na Ndumba n'ahantu mu nzira urabona mu nzira ya Bushiki Bitonga na Ndumba hajya habera mu operation akaze cyane. So hano rero uyu witwa Siwako Ripasa ni kapitene yaguye muri no operation ya Bucece nyine ya M23 yakoreye mu nzira ya Bweramana. Nuvuga ngo aba officier bakomeza kujya gutorviye gupfa. Hakaza kandi n'aba FDLR bahuye n'umuriro ngo ejo ukomeye uteye ubwoba. Nuvuga ngo uko aba FDLR mu kibira byari bimemereye nabe nako hano bitari biboreye ariko ko mbona bakubitwa intuza muzungazunga kubitirwa muri Norukivu bakubitirwa amajyepfo y'u Rwanda mubukubite mu Burundi ubwo se bizarangira batarangiye bose badashize bari mu nzira zo kurangira. Hanyuma 14 rero bahibu ku munsi w'ejo M23 yarabirengeje yarabatwaye rwose aha ni mu nzira barapfuye aha ni mu nzira ya Kituku kuri Kituku ahantu muri Goma ariko hano bajyaga Minova baciye mu mazi ariko hano ho baguye kunyine ku nzira ya Kituku ngo ugana za Minova niho baguye. Hanyuma FDL ngo ziyise PVDN bo bararashwe bikomeye cyane kandi ngo ikindi kintu nuko hari reinforcements zaturutse Goma
ejo nimugoroba zaje kuwa gatandatu zije kurasa M23 hanyuma M23 irazimenya mbere imaze kuzimenya Olivier icyo yakoze niki bagwa muri ambiscade se yarabazengurutse izi FDL ngo zace ahantu bita ku cyambu cya Burengo aha rero M23 icyo yakoze niki yarabimenye mbere irabazenguruka iciye ahantu bita muri village Butambi FARDC na FARDC battalion 25 ngo niyo hibu nibyo nakubwiraga ako kanya isitakazamo abasirikare 14 b'abakomando hanyuma harimo n'uwitwa Majoro Lazeri Nyembo aka gasozi rero kose M23 ejo ho mbirukira yari yakagose kandi yabashyizemo hagati sobyo ku munsi w'ejo hanyuma muri iyi mirwano kandi hapfashwemo FDL 16 abandi 24 barahagwa nuvuga ngo ikintu abantu bagomba kumenya Olivier muri operation zose ziba uko tw'abantu bumva tuvuga FDL operation zose FARDC kora na Wazalendo FDL biziri inyuma muri make urugamba rusa nubwo tuvuga ngo FARDC irahare ko iradigadiga negeje no koza no muntu usika rimwe muri M23 cyagiye turiyo mubaza ese imirwano imeze atebure ba FDL ni bo babi tubure abandi tukozanyaho ntago bagorana ko FDL ngo iratinda kandi burya dukoramo natwe ko yambwe burya turahangana umukutirizo anatabiraga boye ko twese tuvuga ikinyarwanda ati ibintu tubimenyere ubwo rero ko kumva wibaza impamvu leta ko ngo ishyire imbere mu 23 nako FDL akareba bashyira imbere wibaza impamvu leta ya Kongo unyuze kuri ministry w'ububanyi n'amahanga yuko neutralisation za FDL ibyo yabyamaganiye kure ibyo plan ntayo dufite byamaganiye kure mbese nuvuga ngo icyemezo cy'abashinzwe iperereza cyagize gute cyahise kiba ubusa urebye nta gahunda bafite yo kuneutraliza FDL rwose kandi no kugaragara no muri ibintu bapangara n'abarundi bigaragara ko nk'ingabo bizeye ne FDL nuvuga ngo ubona bano urwantuza ndareka mashyize telefone hasi mbona uko mbivuga neza Uburundi na Kongo bafata u Rwanda nka menace ikomeye kuri bo babona u Rwanda nk'igihugu cyabangamiye cyangwa se babona u Rwanda nk'igihugu bakwiye kujya gute gushyira hasi ariko wibuke habarimo inzika nk'Uburundi bwari bwagerageje kwiyunga n'u Rwanda gatonya bisubira inyuma ejo bundi kuko twahire 2015 ryaye kwiriko ry'utetsi bwa niyo mbare bwa nkuru nziza niyo mbare yego cyagiye bibaho habaho imipaka irafungwa hazamo corona yaje hafunze muri corona rigihe iyi perezida amaje kuza yoroheje ibintu ariko nyuma harabataya baraduhenda natwe baduhereze inkozi zibibi bafise so ikiri hano rero Olivier nuko ngicyo nagiye kuvuga nuko kubona u Rwanda nka menace yabikomeye cyangwa se nk'igihugu cyabangamiye niyo mpamvu usanga buri gihugu kiba gifite FDL ni nk'ikinyafu buri gihugu kiba gifite ariko ngiye ko mbibona ku bike n'uri n'u Rwanda mbigeze icyo mbivugaho u Rwanda rwari rwiteguye kubara n'uyu mugabo nabwo ntibyari gukunda neza Olivier ubonaga hari icyo nashaka kugusa intambwe zimaze gutera amabaye no gufungura ibyo ni biba byo tuba tubona bya politike byo kurenzaho ariko jewe icyo mbona gishoboka mpabona bagabo bose batakunda yaba Kongo yaba n'u Rwanda nuko ntago FDL ishobora gutuma babyemera kandi abarundi bya FDL se babibagamo batayibamo no sibaza ko abarundi bahuye nayo uyu munsi nigeze kumura ngo burya ngo Dolphin ngo yaziherezaga intwaro nabo nyone ni kwavuga ko bacuzaga intwaro binyuze bivuye kwa Kikwete bikanyura kwa Bunyoni zikagenda zikageraho ariko banakubwira ko FDL zageze mu Burundi bagurana amabuye ariko none se ntago umvishe hari video nabuze mbona abantu basakaza ko hari umurundi uri kubwira ati hari abantu baturuka muri Kongo baba Kongomani bari kugura he amazu mu Burundi kandi bagize gute bafite ibyangombwa byo gutura hano so urumva rero abo ni bande naba FDL babaye bakongomani kuko mu FDL umaze igihe kiri muri Kongo umaze imyaka 30 muri Kongo uwo ni umukongomani rwose wamutandukana n'umukongomani umu FDL wageze muri Kongo umaze imyaka 30 muhariyo ntago urebye hari uburyo babahuriye ariko FDL ntabwo igeze itakaza ikinyarwanda mu byo bakora byose ariko se abana bayo abana nose biga mu migi cyetse abo bakuze nibo abana bavuga ikintu kimeze nk'ikirera cyangwa se so reka tubivuge ariko bose ni kimwe ndetse no muri Rwanda
cyo muri Masisi na za Rucuru cyane cyane za Rucuru ikinyarwanda kimeze nk'icyo mu Kinigi. Yego. So urumva rero ibyo ni bikwereka iki, ntago bishoboka ko ubutegetsi bwa Kongo, ubutegetsi bw'u Burundi bushobora kujya gute kugira gucana waka ngo bimara igihe kinini mu gihe bombi bateremera ngo turetse FDLR, reka kubaka diplomasi z'ibihugu byombi tujye ubuhahirane. Bakabwira FDLR taha iwanyu ntitugukeneye kuguha icumbi hano. Ariko ibihugu bidafite ubushake bishobora kuba bifite inyungu kuri FDLR, ntago byashoboka. Kongo yo nyibara nkaho iba yicezereza guverinoma iyi gahunda yo guteza akavuyo gusa. Hanyuma ikindi gihari nuko South Africa twagiye muri DRC, Afurika y'Epfo, turi muri DRC, turi mu nkuru zerekeranye na M23 na Congo na SADC n'abandi ba FDL barimo. Nubwo ejo FARDC nako ntuza SADC ya South Africa yatangije imyitozo kuri kuri FARDC. Ni imyitozo yatangiye umunsi, nibwo batangiye imyitozo igamijwe kujya gute. Ariko bari bapasinze ejo undi FARDC kabwese yapasingishije. Ni faze ya kabiri yuko bagomba kuba no gutoza nyine kugira ngo bareke babigishe ko bagomba kurwana modoka za no kurashisha za mitrailleuse. Ubwo bagomba ko barwanira mu bifaro no kurashisha imbunda za machine gun za mitrailleuse. Hanyuma MONUSCO yo ngo yagiye ibanyuramo nayo ko irabatoza nayo ibakorera kubera ko biteguye iki operation zidasanzwe vuba, biteguye imirwano. Kambanze kiro sinyatire FARDC azukuneta gusubiza abanga bari kutwigisha ko ari abahanga cyane. Kuki batwigisha ngo bajyeyo ntibajyeyo kurwana ari twe tujyeyo kandi bo bafata ibifaranga byinshi? Ariko se iyo bagutoje umwarimu ntago baje kurwana. Ibyo ni ibyumviro byawe, ariko bo bafite uburyo babibona. Nako FARDC uko wamwigisha kose politiki arayizi, azi ko ari we gitambo bohereza yigugiye. Yes, bari muri faze ya kabiri. Hanyuma ahantu bita Rubero, ngo ndi kuzengurutsa abantu baha update uko amakuru ahagaze. Rubero M23 ihagaze neza muri iki gihe, kuko ubu ngubu mu mashyamba y'ahantu bita Masumo, Kibakari, ho ni mu marembo y'ahantu bita Musienene, Mahaselo, Maitana na Muro. Aho hose kandi M23 yamaze kwirukana FARDC na Wazalendo. Nuva hose maze kuvuga. Ikindi nuko M23 zamuka ahantu bita Katobi, kagera na ahantu ubwo ni muri kumando y'Abarikare ndetse n'ahantu bita Musanga. Aho hose ni M23 hari. Ikindi M23 ikaba izenguruka yarazengurutse ahantu bita Kinyana werekeza Rukweti Karembe ku muhanda y'Abarikare. Aho hose M23 ubwo ni mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Ndi guha update uko bihagaze uyu munsi. Hanyuma yaguri kubazenguruka yicire mu giturage kugira ngo babe nkagoma nabo. Iki navuga nuko Masizone M23 isa nkaho ibishatse yigeramo, ukurebye ahantu kitso barahafite, lokalite yose ya Bihendo barayifite, urumva ko bashatse bagerayo. Hanyuma uduce twa Rubero uko byo bihagaze na Masisi, uvuga ngo kuzenguruka Barikare, waruzi ko buri Barikare yo nini Olivier? Yego, ni territoire ni muri zose. Muri zose. M23 wakibona ko Gido nta cyavuze imbere yayo izamukubite, kuko ni wo burya wenyine uba muri ntago habayo force nini cyane. Gido n'ufite force zikomeye cyane. Gido no ngo ntabwo simubona. Mubona nk'umuntu ushaka kuzateza ikibazo, ni siyo rebellion nyine ibayo. Niwe wenyine ubayo. Rero Gido ariko Wareka ntago bavuga ikintu, bavuga igiswahili. Nta bantu bavuga ikinyarwanda baba bakunze guturayo, ariko cyetse FDLR kuko zari zihatuye cyane urabizi. Ariko uko mbibona nko muri Warikare kuba ari umwe ntago azagorana ku giteritwari kingana kure, nose azagorana ku giteritwari umuntu Warikare yonyine ishobora kuba ubuse Gido afite iki? Afite iki cyatumuhagara imbere ya M23? Ni nk'akaguru groupema yiberamo. Kandi urebye nawe ubona ko asa nk'uwa wenyine, ubona ko abanyuzeyo hari nka za FARDC zanyuzeyo, bari abarundi banyuze nk'uyu murundi ntuza Ngimbere wapfuye ejo bundi barashwe kwa gatandatu, uriya mu colonel yanyuzeyo, uriya nyine bita Cyuma Justin yanyuzeyo
bagiye banyura ariko ntawe uhagarara muri za warikare kuko warikare bana nabo ntago bajya bumva ibintu bya FDL cyangwa ibintu by'abandi bantu bashaka kubaho ngo FDL yabayeyo kandi irabazonga cyane bayikuyo ntiyongeye gusubirayo ntiyongeye gusubirayo ahubwo yaraje yitura cyane muri Rucuru ubwo rero ngiye mbona yuko nta bintu bizagorana ahubwo se ko bivuga yuko hashobora kuba hari abantu baba baragezeyo deja benshi muri warikare wabana kubera ko warikare ukurikije turi no muri za ituri ukurikije uko warikare iteye nuvuga ngo M23 ifite mu ntoki warikare kandi mbona system iri gukoresha nk'abantu uburyo ntishaka abantu bahunga ishaka kuzazenguruka ikabomekaho gutya nuvuga ngo M23 ifite ukuntu bimeze hano ifite aba bantu bo muri warikare kuko umunyu amavuta isabune buri kintu cyose cyankenerwa cya buri munsi kijya warikare gica mu nzira M23 irimo ubwo nukuvuga ngo rero nubundi ahanga ntago bizagorana cyane ndi kuvuga ko M23 uretse hano muri ibice byabaye ngombwa ko abantu hongera Goma ahandi iri kwirosa niyirinda impunzi nazo muzigo ku basirikare bana niba gutunga bageze gutya warikare kayita yiyomeka kuri Rucuru nuvuga ngo inzira yose General Gida sigaranye n'inzira Nyabyondo ashobora kutazagenda ari ni inzira Nyabyondo ba inzira yo kubona ubutabazi inzira Nyabyondo niyo yonyine asigaranye ubundi ahandi nta hantu ari gito nta nari rwose bivuze ko rero M23 ishatse igeze gute yamufungira umuro n'amazi ikindi nakubwira nuko amakuru mu mujyi wa Goma nuko ngo Wazalendo na FRDC ngo bakomeje gutegereza M23 ngo bayigenze gute izi batabare gusa ntibagowe Wazalendo FRDC bategereje M23 ngo batabare kandi ari bahanganye bayitegereje mu bwoba bwinshi ngo niza ntago bazarwana none ntago bazarwana bazifungirana mu mazu itanga itangazo baze kuri stade urumva rero none nibyo bitabo dosiye yagoma ko yoroshye cyane ko mekin twamaje gukuramo ntuza aba bantu ba Sadek mu barwana Monisco bo byarabananiye we ntago bazajya kurwana ntago bazarwana Monisco na Sadek niho zarwana none ko ngo na Wazalendo ntibazarwana urabona rero ko kuba FDC gutoza rero ntacyo bizayimarira hanyuma bikagaragara ko nyine nkuko nari nabikubwiye nyine uyu Gido nawe ni inzira sigaranye ya Nyabyondo gusa ijamo imodoka ahandi anashobora kunyura bivuze ko M23 urebye uburyo hano hantu hakwepa ubundi ahantu M23 hangayitse ni mu bice by'abantu bavuga ikinyarwanda niho hantu hayigoreye kuko abenshi bagiye banifa ko ntago yahafashe neza cyarimo gukosora iragenda ikoresha siyasi na ikora scanning isa kunkubura bihishe mu baturage so hanyuma tugiye ubwo n'amakuru aba mu mujyi hanyuma amakuru yanifite nuko umuntu abaje ndabaze ugereranyije FRDC n'ingabo za Sadek yambwiye ko FRDC rute ingabo za Sadek kuzirusha imbaraga niki kubarusha imbaraga na commitment yego numva ngo FRDC iragerageza kurenza Sadek bose byambaze FDL rero kuko ari FRDC ntayo ari na Sadek ntayo rwose ariko za Sadek zirakomeye ahubwo nuvuga ngo ne jamais faire confiance ku ngabo z'imiryango bene ubwo nasigaye mbona ko abakongomani bakiri inyuma cyane mu gihe mu Rwanda minora twazirukanye 95 byibuka 95 minora twazirukanye Yunamir go back nabyo muri campagne nari nyirimo cyo gihe twiga primaire tuye kwigaragambya ari kuri Hotel Amahoro twamagana kandi no Olivier buriya urebye n'iminuko y'M23 Rwanda nejo tugeze kagarukaho waruzi ko urebye uko yagiye ikora operation zayo urebye neza masizone bano bahunde ba EPSRS isa nk'iri kubashyira hagati ntishaka ko nkuko bivuze kuko iramutse ihateye bahungira mu mashyamba ariko kubazenguruka ntibazabona aho banyura bazamanika amaboko kuko abana bo nabanza mu M23 bamwe muri bo nabanza mu M23 ntago bayemera urumva rero ko bisa nkaho bigize gute bikaze Olivier ikindi nakubwira nuko
muri aya masaha turi mu kiganiro M23 ngo yakoze operation ahantu bita ahitwa kwa Karake. Urahazi? Ariko Karake ni muri Masisi ariko n'ubu ngo haracyarimo operation zayo kuva mu gitondo. Ubwo izo operation turaza kumenya report resasi na Mageruhi ngo ni mu ishyamba rimanutse umugezi wa Mubambiro ni hano hafi muri Sake. Muri Sake ngo iburyo bwa Shove urumva niko ahantu hameze ni muri Nyiragongo nyine naho. Urumva ko ni muri Nyiragongo. Igice cya Sake cy'imbere ya Sake. Ni muri Masisi ariko Muzamubambiro ni Nyiragongo. Sake niyo iri muri ntuza iri muri yego. Aha rero M23 ngo bijyanye twaba ko M23 kujya gute iri kurwana izagurutya buhoro buhoro. Umbira akora operation zo kujya gute zo kwegera yegera uko yegera niki n'umujyi wagomeza bazashiduka ize gute yubagezemo. Ngo igisigaye ni axe Nyiragongo niyo bazasigara bakoreramo operation. Ikindi nuko muri izo operation M23 bashe gutuma Bazarendo bahunga. Bano Bazarendo ngo bashobora kubasubiza ibirometero 4 uvuye ahangaha iri n'amaguru. No ni cyane ibirometero 4 ni byinshi. Banabwiriwe ariko Olivier ibombe yabiguriho ukajya kuvuga ngo ibiki n'ibiki kandi udahembwa usibye no guhembwa ukeneye usibye no guhembwa ukeneye no gukiza amagara yawe nose kubizi ko muhanganye bakurusha imbaraga uyijyayo kumara iki abagabo sobanura babyitayeho ko bazabazwa ibintu byinshi abashora abantu babizi neza ko abantu nta mbaraga bafite. Ubona ko hano hantu rwose bano bagabo ba Kongo barananiranye rwose ibintu byarabayobeye. Urumva rero ngahe amakuru ari kuvugwa muri hirya no hino ko mu bigaragara urebye izi operation zose M23 iri gukora ziri gusiga zigize gute zirangije abantu bavuga ngo silence operation zayo nta rusaka ikeneye nta matangazo ikeneye kuvuga ngo twafashe ibi n'ibi birarangiza ibirimo gufinisa neza kandi yicecekeye abantu ngo uzaza n'ibibombe byinshi yahoranye migira sa mu bicerekada happy kandi ikindi maje kubona M23 ntishaka ko Bazarendo bahunga urabibona ntishaka ko Bazarendo bahunga kuko ni bene wabo ishaka kubagumana ikazabankadara ikabashyira ku murongo bagakorana cyo koza bakomeza kwinangira irabatsibura iri kubatsibura na FARDC kubatsibura na FDLR ko urabona ko Abazarendo we M23 ishyiramo imiyaga ikindi kagerageza nuko bajya kure ko bigaragara ko irangije revolution iri gukora bazahinduka menace kuri yo baragiye kwiorganiza muri ibi byose ni hatari kabisa. Ubwo kandi nako mbibona ko biri mu FDL mu bihe bya nyuma mu bihe bya nyuma byo kurangira cyangwa se kuzataha mu Rwanda kaza kubarira ubunani nkuko yabyemeje. Urumva rero ko uko bikomeje kugenda abantu bagiye kuzashiduka kuko niyo nakubwiye ngo Bazarendo na FARDC bategereje M23 mu mujyi wa Goma. Ibyo ndi kukubwira barabona ko ntandi mahitamo ukweteye bombe zayo Riverega M23 itera bombe ntihusha. Oya barabizi neza yuko guverinoma iboshya ibashuka niyo nawe kubwiye ngo FARDC ku Rwanda ntago bari tayari. Bombe iri gutera ko M23 yafatiye za Rubaya Bazarendo baho ikabashyira mu gisirikare cyayo nahanga bate wapi rwose abantu nta gahunda bafite kandi amafaranga y'imensha habwa Bazarendo habwa abayobozi babo ngo abasindisha mobilize bajye biyahure bajye kuyahura kuri M23 ntago agera ko kubarwanye. Urumva rero ko Olivier ibintu bimaze kujya gute bimaze kuba ibindi tushimangira yuko imirwano bucece imeze nabi cyane imirwano ikaze abantu batuvuga imirwano bakagira ngo iyo tunavuga igihe tuvuga dusa nk'abaseka tunabyoroshye ariko seriously ni iyo twahita n'imirwano yo gutegana ibico nta gitega ibicira kubita gutega ibicugo yabarambusha hari ibico bitabera mu mihanda mushizera mu mihanda ibico guteza ubwo ibico bya nta gitego Olivier irataka ubwo se itera bombe bitega ibico rega uvuze ibico ni byaye n'umuntu azaka kugwa gituma kandi ikindi hongera ko M23 yinda kurwanira ahantu hari abaturage noneho urebe uburyo zikoramo nuvuga ngo aba bantu bombi FARDC nishaka kuvuga
kuko iri kuhababarira nayo mu bintu nishaka kuvuga nta kibazo ntacyo bitwayeyo. yego ikinyeze no kwitsinda ibindi bakicecekera, bagerekanaga bafashe mweso bafashe hehe, kuri ibi ngibi baricecekera. ubu uzakubona ubone irimo iravuga ngo abaturage bo mu mujyi wa Goma ngo bakomeje gupfa cyangwa bateme ikibombe, cyangwa ubona iravuze iti leta yanagiteramo bivuga ko ari mu Ventura yabikoze. Yego, yego. Ntibashyinguye abantu utazi iyo baguye se, batazi n'uwabarashe n'abari barimo. So Olivier, dukomeje nuko ya operation ya Kibira abamaze kumenyekana bari hafi kugera no mu 190. Barajya no muri 200 mu kanya. Ubwo eba ni silence mu karere karimo silence operation. Ni Thunderbolt kabisa, ni operation imeze nka Thunderbolt yemwe y'abanya Israeli. Abasirikare soko operation. Abasirikare batazwe. Batazwe. Rero ngo nabazungu n'abasirikare. Ariko nabwo naryo ni isomo baraza kuryigaho abasirikare babagabye igitero, niba bamenya bazajye kubahiga barwaye nawe. Cyangwa nimba ko bakosowe bayamanika bati abo ntago ntago tuzabashobora. So tujye rero ku bindi ngiye kukubwira, ni kuri ya nkuru ya wa notable washimuswe. Nawe ni nkuru yavugaga mu mujyi wa Goma. Uyu ni umugabo umaze iminsi avuga ko ingabo z'u Rwanda zambuka, icyo kinazwiho avuga ko we ashimangira nawe mu mujyi wa Kisekedi, asa nk'uvugira société civile cyangwa se kuvugira abaturage, avuga ko RDF yambuka. Uyu mugabo amakuru arifite nuko yanashyizeho za maneko ziba zireba ku mipaka y'u Rwanda, uhambutse uhanyura. Ariko ntekereza ko byari kuri side ya M23, hari na maneko zabo zafashwe Olivier z'uyu mugabo, zafashwe mu gihe cyashize, zakoraga mu bice bya M23. Zajyaga urabona M23 ukuntu igireka abaturage ngo M23 aba rwose iri na hari deployinze no muri ambush bakayifotora. Zarimo n'abamotari. Yego, biza kurangira M23 babafashe. Rero iki hari nuko uyu mugabo ngo yaburiwe irengero. Uyu mugabo witwa naboze mbona barimo banamushaka rwose, barimo baravuga ati yitwa Aime Mukanda Mbusa, no mundandi. Kanze nguhe kano kantu karagufasha urebe igihe yagendeye. Yaburiwe irengero. Yaburiwe irengero nta uzi yagiye, kandi yakuye mu mujyi wa Goma. Nakaguhaye kakugezeho Notable Aime Mbusa Mukande Porte mbo wenda yabuze tariki 20 kwa gatatu tariki 20 z'ukwa 9. Yari yahamagawe ku Igoma kihisi ahagamarwa n'umuntu witwa Eric Paruko, agira ngo baganire. Ahageze rero agezwe ahari kumwe n'umugore we. Nyuma yo kuganira n'uwo Eric, moto zaraje zirabazenguruka mu bihokori z'abazarendo baramutwara. Kuri abo ngabo rero bamujyanye destination itazwi, bamujyana Kibumba, umugore we asigara kihisi. Twagerageje gushakisha umuryango we kugira ngo bamenye uko yashimirwa ryiwe, ariko abayobozi kureba ko no kureba ubuyobozi bwagera icyo gukora ngo agarurwe. Yazamuwe Kibumba. Uyu yahoze muri Binza, niho yahoze, bikanava ko ngo yigiraga umuvugizi wa rubanda cyane, cyangwa se akaba yari umuvugizi wa société civile uharanira inyungu z'abahinzi. Agakorana rero cyane ngo na FDLR zose ubu nyine ibyo nyine byabaye, ibindi byabaye bibi, yaburiwe irengero. Uyu ni umuntu mpaga amakuru. Ikindi uyu mugabo niwe wakiriye abantu bagiye bakurikira amakuru bwiza yagiye bagezaho avuga ku ba FDLR bavaga muri Binza bigeza n'ubu ngubu bari gushaka kubikora. Ahubwo mbere turibe maso, ubu ngubu bari gushaka, hari FDLR zahungiye mu gice cya Binza. Izi FDLR zirimo hagati hariya, zirashaka kuza mu mujyi wa Goma. Uyu mugabo rero yaburiwe irengero, yabuzwe ku itariki 20. Olivier yamaze kubasomera. Ikindi nakubwira Olivier nuko ibihugu, ubwo ni inkuru tugenda gusorezaho, ibihugu Tanzania, Uburundi, Malawi barimo banegosia na M23 ngo ibahe imfungwa zabo. Niyo mpamvu byanavuze ko hari imfungwa zakuye cyanzu zijyanwa handi, nta uzi yo zagiye. Bikanaba ko perezida wa Ntuza
wa Afurika y'Epfo aza mu Rwanda akazenguka na Kikwete banegosiyaga yagiye Bugande kora kunegosiya ngo izo mfungwa zabo zizatangwe mu ibanga ziterekanwe. Ibihugu rero biri kunegosiya Olivier urabona izi mfungwa zigomba gutangwa zizatangwa ahubwo uhita wibaza nimba SADC ikiri mu bashobora kurwana. Bari muri SADC baje kurwanya M23 yarabafashe yeske bwo ntifite n'igiciro igomba kuvunja abantu ushaka kuvuga ati nitugera mu mujyi wa Goma ntimuzarwana iyo nabwiye umunsi nzabone mu tugeze mu mujyi wa Goma nta mirwano ibaye kimwe we naruvuze ko turi no kugana no ku musozo cyane ndibaza abantu bibaze ntabwo nshaka kugira ibintu byinshi mbivugaho uyu mugabo wazamukanye Kibumba yagiye hehe uyu washimuswe urushanzwe akorana na FDLR yaguswe n'abantu ngo abazarendo bafite moto akaba yazamutse Kibumba bamujyanye Kibumba cyo ni kimwe navuze kubaza bibaze n'ibikorwa yakoraga biramwerekeza Ikibumba ni ibihe cyo ni kimwe hanyuma bakabona bako nose yagiye kwa Mbokani baha muri kiragice kandi muri Kibumba Mbokani ntago aba muri Kibumba muri Nyiragongo ariko ni muri kiragice bamuzamukanye Kibumba ubwo baramukomezanyije bamujyanye niba ari Kibumba ubwo haramukomezanyije nyine muri Kibumba ni M23 niyo kontrola ngaye nguko abo bari muri Nyiragongo hanyuma tukomeje FDLR ngo nani ivuze zo muri Masisi Binza n'ahandi zose ziri gushaka inzira izigeza Goma izi ziganjemo abayobozi barimo ba majoro kapiteni liyetona suretona n'abandi urumva ko bose bari hagati y'amato yagirwa ikabasigamo hagati bari kuvuga ko bashobora kuzanyura mu ishyamba rya Nyiragongo bagaca mu mashyamba abandi bakaza nk'abaturage ubu se ntibagenda Olivier FDLR zishobora kuvana imibambiro zikajya cooperating muri Masisi rega nabibonye abaje barasiwe usasamana bose bafite ibyangombwa byo muri Kongo niho abatandukanye n'abaturage bo noneho ikindi bagenda ngo hari amakuru hari uko banambara imyenda ya M23 imyenda isa n'M23 bakambara za kasiye zabo zirinda za jire zabo byose uko ubona bambara nabo barabyambara ubwo ndibaza none ikindi kibazo wena ni task mpereje abaduteza amatwi imirwanira aba mu burasirazuba bwa Kongo onicwe mbigiye ko Kisegeti ejo kwa gatatu azavuga kandi azavuga amagambo akaka ariko bizarangira mwaho ngaho nabo message ntago izabigenewe tribune ya Oroni hariya izabigenewe Kongomana bereko hari igikorwa ari gukora ariko mu by'umwihariko leta yo rwose nta imisa n'idahari suko idahari kandi twese twongera kenshi ushobora gusanga Kisegeti akaduruvayo ushobora gusanga ariyo mission yiwe yiberemo cyo ni kimwe kinibaze ngo silence ya communauté internationale iyi mirwano ya buri munsi niko abantu bapfa abantu bazibaze impamvu communauté abafaransa cwe abanyamerika cwe Union Européenne cwe nta uvuga izamune internationale cwe Human Rights Watch cwe ntibajya bavuga niyo sohoye itangazo n'u Rwanda na M23 bari guhuza sibyo imiryango mpuzamahanga abantu bazibaza impamvu bigaragara yuko Kongo ibisa nkaho ibintu byaba ari laissez-faire eske imiyoborere Kongo nuko ibayo niko iyobowe babona byari ibintu byari byishimiwe ni abantu byishimiye kuba ahantu kugira ngo umuntu abashe gutera imbere ari ukareya inyeshyamba ntibakene kugira ubuyobozi se nabo nk'ubw'ahandi bukora igihugu kikazamuka abantu babyibazeho naho nshoreje gemeke reka dusoreze aho ngaho dushimira mwe mwadukurikiye tubavuga tuti amakuru yaracyahari umuntu ushaka kuva amakuru utasanga ahandi kuri bwiza ni kuri bwiza nta handi wayakura rwose amakuru tukubwira ni amakuru aba arimo ubusesenguzi arimo iperereza uko tugira amakuru acukumbuye iyo tuvuze iperereza nuko ari amakuru aba ari habari za ndani ikindi kandi uko wifuza gutera inkunga bwiza nyamuneka uruhare n'urwawe iyo nimero ubona munsi ba muri WhatsApp no kuri mobile money Imana nibarinde ngenda rimeka ikayiranga na Olivier Rwamukwaya iki ni kiganiro ku munsi w'ejo ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri breakfast The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi
ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira uko asa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikawa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'i Burayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 68. Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza.